umuriro, 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 fire, 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 urashye, urasohoka, rebobobobobo shikitakata, urasohoka. Hari igikuta kinini cy'umwijima ndi kubona bagushizemo hagati ye nawe gituma mutumvikana mutanaganira ngo muhuze. Iki gikuta Yesu aragisenye, ndabona gisenya mu izina rya Yesu. Repela la bonesta, mbega wazamura haleluya. Ese Yesu yamamare cyane, yamamare, yamamare cyane, yamamare. Ko niko Imana ivuganye nanjye. Wamwikirije ukabona nta kintu uzimarira. Ikindi cya mbere ariko Imana ikurinze gutwita inda y'indaro disi we. Ikindi Imana irambwiye ngo nkuhamirize nkubwire ngo izagukorera ubukwe bwiza mu muryango w'iwanyu, bazabirebesha amaso. Ariko wagiye unanabisaba n'Imana, arabwira ati dore abandi, dore uko byagenze, uko nguko Mana ya Isiraheli rero nkunda, nanjye uzihangana ibi bintu binkorere. Ingwiki warabivuze. Imana irambwiye ngo uzakora ubukwe buzatangaza abantu benshi cyane. Wo ku ruhande Imana irambwiye ngo ishuri ryawe Uwiteka ararirangije, ariko n'agasuzuguro ntiwazamurana. Haleluya. Uwiteka ari kugumishamo, ndabona usuzugura. Atamugenza umubwire ngo nyamara igihe umwuka wo kumvira uzakuza uziga gukorera Imana. Birabango nimugira umwete wo kumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Yaba muzuye umudamu wicaye hano, uyu mushyitsi wabasuye, abamuza amavuta muri bo, muzi imbaraga zimuri, natangira kwisunganya kuko uyu munsi hano hagiye kwaka umuriro. Haleluya, haleluya. Yesu yamamare. Imana irambwira ngo baravuze ngo ntibizaba, ariko Uwiteka arambwiye ngo nge nkubwire ngo bizaba. Urebera mu gihe ukabona nta kintu uzimarira. Ikindi cya mbere ariko Imana ikurinze gutwita inda y'indaro disi we. Ikindi Imana irambwiye ngo nkuhamirize nkubwire ngo izagukorera ubukwe bwiza mu muryango w'iwanyu, bazabirebesha amaso. Ariko wagiye unanabisaba n'Imana, arabwira ati dore abandi, dore uko byagenze, uko nguko Mana ya Isiraheli rero nkunda, nanjye uzihangana ibi bintu binkorere. Ingwiki warabivuze. Imana irambwiye ngo uzakora ubukwe buzatangaza abantu benshi cyane. Fata uwo muntu umubwiye ngo kuba utarapfuye cyagihe hari icyo Imana yagusigarije. Haleluya. Imana iri kuvugana nanjye ngo nkubwire ngo ije kuguha business y'ubucuruzi we n'umudamu wawe. Sureba to ntureba yecha, ntureba ye hano. Aha. No, sonja kunywa amazi byarangiye. Ndo the star. 4B ni winema. Kandi ubu nawe wari usanzwe uza muri Buhoka yingo. Uza rimwe na rimwe, ukaza ukagenda, warangiza ukaza ukigendera. Hari imbaraga y'umurozi yakunywaga amaraso igiye kukurekura. Hari ikintu kiri muri inda yawe. Iyi nda yawe igira igihe iba neza, ikagira n'ikindi gihe ibyimba. Ikabyimba ikihaga ukagira ngo nawe ubwawe uratwite.
bijya bikubaho cyane bikubaho bimbaho. ikindi Imana iri kuvugana nanjye ngo nubwo uri hano nta cyerekezo ufite, nta buzima ufite, n'imibereho ntayo, waje mu nzu y'Imana umeze nk'uje kuhiyahura. Kuba urya urarya, ariko ntago nzi nuko urya. Hari n'igihe nabwo biba byabaye intambara. Twese turya byabaye intambara, ariko iwe birakabije. Ikindi ujya wumva amajwi, niko Imana yambwiye. Ujya wumva amajwi akakubwira ngo irukanka. Njya nyumva. Imana irambwiye ngo uriho umwuka w'ubusazi. Fire! Zamura ibiganza byawe. Uyu murozi winjiye mu buzima bwe ndamuteye, ndamutwika, ndamutegetse, ndamusohoye nonaha. Ye wa murozi we, va muri we nonaha ngaha. Rekura ubwenge bwe, sohoka. Ndagutwitse mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zirakudestaye. Tola zi de bonne fo, he de bonne fo egre. Fire! Ikintu gihagiye inda ndakirukanye mu izina rya Yesu. Uyu mwuka wo kugwa ku gasi ndawirukanye mu izina rya Yesu. Uyu mwuka w'ibisazi ndawirukanye mu izina rya Yesu. Ngaruye ubwenge bwe, amajwi yumvaga ntazongere kuyumva mu izina rya Yesu. Amen. Uyu mugabo Satani amundiganyije igihe kinini, ariko uyu munsi munkingireho uyu mugabo ibye bisobanuke. Bisobanuke cyane bisobanuke. Satani agiye amutunyaga igihe kinini, ariko ndavuze ngo uyu munsi ibye bisobanuke. Aha hantu aboheye ahave cyangwa ntahave mu izina rya nde rya Yesu. Zamura ibiganza byawe, bamanze bampa amavuta. Nimba nayo bagiye kuyanzanira muri biro. Mese ntabwo wemerewe gukamera abantu, ni njye nyine uzajya ukamera. Urakoze Imana igumugisha. Hari abamabuja bambwiye ngo ntuzongere kudukamera. Amen. Imana iri kumbwira ko igaruye ubwenge bwawe. Cyo ni icyambere. Ikindi Imana irambwiye ngo igiye kuguhuza n'umuryango wawe. Cyo ni icya kabiri. Ndabona hari igikuta Satani yubatse hagati ya famiye yawe. Imana irambwiye ngo iki gikuta igiye kugisenya, niko ivuganye nanjye. Ikindi Imana irambwiye ngo igiye kuguha perime. Ndabona Imana imbwira ngo wanyazwe ibyari iby'ingenzi, uyu munsi wa none uri gutoragura. Kamvuge gutoragura, ninde muntu bizi? Papa, wari ufite agafaranga, wari ugafite, nubwo atari kenshi ariko wari ugafite, warakoraga bikaza. Ariko ndabona ibintu byaragucanze bikakuyobera, isi imera nkayo kuguye hejuru. Imana ya Isiraheli iri kuvugana nanjye ngo nkubwire ngo ikugarutseho rero. Ikindi Imana ikurinze impanuka ikomeye cyane. Ndabona umwuka w'impanuka wakugendagaho. Amateka yawe agiye guhinduka. Hari ahantu batwaye umugisha wawe. Imana irimo irambwira ngo ni amafaranga agera nimba ari mu bihumbi bingahe ndimo mbona batongereye bakayavugaho amagambo akomeye. Imana irambwiye ngo aya mafaranga hela stakota ya bone forea. Ese twakomera Imana amashyi cyane twayikomera amashyi?
aya mafaranga ibintu bayavuzeho Imana ibitesheje agaciro. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo igukuyeho inyatsi ikomeye cyane y'abadayimoni. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira kuvaho bagushyize mu izina rya Yesu. Akira kubona igitangaza mu izina rya Yesu. Akira kugarurirwa inyenyeri n'ubwenge bwawe mu izina rya nde? Zamura haleluya. Iyo mubona umuntu w'umugabo azamura haleluya ntimumwikize, muba mufite ikibazo. Muganga haguruka nkubwire ukuntu Imana ivuganye nanjye. Imbere ahangaha hari amafaranga Imana igiye kuguha uzayaguremo akamodoka. Mu bintu uzaguramo uzaguremo akamodoka, kuko mbonye Imana iguha akamodoka ko kwica igisuzuguriro. Hari n'ahantu wagiye baraparika aho atari go kuki ngiye ntayiparitse. Mbonye Imana iguha ikintu cyitwa imodoka nziza. Nongereho imodoka imeze ute? Ikindi Imana iri kuvugana nanjye ngo nkubwire ngo hari umuntu wari ugiye, kandi bibaye kabiri, hari umuntu wari ugiye kukugwa mu maboko akaza arwaye indwara y'umutima, ukanyeganyeza rimwe ubundi akaba arapfuye, bikinjira ahantu hakomeye. Mbonye uri guhatwa n'ibibazo n'ubundi buyobozi bukuri hejuru bukubaza ngo uyu muntu yapfuye gute. Imana igukuyeho iki kintu mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana irambwiye ngo ifoto y'uriya mwana umukobwa bayijyanye ahantu ku mupfumu, bayivugiraho amagambo akomeye. Ariko Mana we, ariko aya magambo ndabona aho bavuze ngo ntazashake, Imana iravuze ngo azashaka. Bavuze ngo umva imvugo y'Imana, aho bavuze ngo ntazatunge, Imana iravuze ngo azatunga. Ntagahirwe, Imana iravuze ngo azahirwa. Ntakagira amahoro, agize amahoro. Hari igikuta kinini cy'umwijima ndi kubona bagushizemo hagati ye nawe, gituma mutumvikana mutanaganira ngo muhuze. Iki gikuta Yesu aragisenye, ndabona gisenya mu izina rya Yesu. Repela la bonesta. Mbega wazamura haleluya. Ese Yesu yamamare cyane, yamamare, yamamare cyane, yamamare. Ko niko Imana ivuganye nanjye. Wamwikirije. Imana iri kumbwira ngo nkubwire ngo ikurinze igifungo. Cyo ni icyambere, kandi igifungo cy'imyaka igera muri 10. Ikindi Imana irimo iramishurira mbona inyenyeri y'ubucuruzi kuriho. Imana irambwiye ngo ugiye kuba umucuruzi ukomeye, ariko ngize umubabaro mbona iri duka riri kwinjiramo abakobwa bihinduranya. Wavuyemo saa 4 munagira n'imigongo wa mungani. Imana irambwiye ngo ntirizamara kabiri, uzakora iki kintu kizaba umuvumo kuri wowe. Ariko Yesu arambwiye ngo nkubwire ngo ndabona inyenyeri y'ubucuruzi kuri wowe, kandi ndabona iwanyu barakurebye babona ko ntacyo uzimarira, ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo uzakimarira. Uko ni kwivuza. Wirinde ibigari. Harya urumogi rusigaye rufungirwa imyaka ingahe? 20? Takosikita. We rero bari bagiye kumwita umucuruzi warwo. Fata mugenzo mubwire ngo witware neza, isezerano ryawe riri hafi.
mu izina rya Yesu. Imana ikiranuka muri byose, Imana ya Isiraheli, Imana ibikora abantu bananiwe, uyu mugabo ndamuvana ikuzimu. Zamura ibiganza byawe nonaha, nonaha ndakunesheje, ndakunesheje wa mwuka we, wa mwuka we, ndakunesheje. Akira inkota y'umuriro, akira inkota y'umuriro, akira inkota y'umuriro. Rimwe, kabiri, gatatu. Ndagutwika wowe uri muri we uyu munsi, urasohoka. Uyu mugabo ndamukwambura mpagaze mu izina rya Yesu. Nonaha urahiye. Nagufashe uramuvamo. Umva umuriro, umva umuriro, umva umuriro, umva umuriro, umva umuriro, umva umuriro, 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 umuriro. Fire, 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 fire. Urashya, urasohoka. Rebobobobobo shikitakata. Urasohoka. Vamo, sohoka, sohoka wa murozi we. Rekura ubutunzi bwe, rekura umugisha we, rekura, 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 rekura. Urashya, urashya, urashya. Ndagutwika, ndagutwika. Urahiye, murekure. Urahiye, ndakunyeganyeje. Rimwe, kabiri, gatatu. Fire, 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 fire. Ibyawe birarangiye. Sohoka. Murekure. Iyi nzoka ndayimena umutwe, iyi nzoka ndayimena umutwe. Nonaha ndategetse, vamo, vamo, vamo. Mbohoye ubwenge bwe. Leka santo ketan irimoko satika. Ndamuvana mu kabari, ndamuvana mu businzi. Yewe dayimoni, wa mwuka w'itabi, wa mwuka w'inzoga, wa mwuka w'urubuyero, wa mwuka wo gukenyuka, ndagutwika, ndagutwika. Iyi myuka yari ifite icyicaro muri we, ndayitegetse ngo imusohokemo. Mandole ya saini makota inima. Bre santo kita. Nyumvira daimoni, muvemo, musohokemo. Uyu mugabo yakorera Imana, uyu mugabo yatunga urugo rwe, yavamo umugabo ukomeye, bakamwifuza. Ye wa murozi we, wavuze ko azapfa ntacyo yimariye, ndagutegetse musohokemo, musohokemo, musohokemo. Ndabara rimwe, kabiri, gatatu. Uvuga ngo fire. Rimwe, kabiri, gatatu. Ngero uvuge ngo fire. Rimwe, kabiri, gatatu. Fire. Uyu munsi akuweho igisuzuguriro. Uyu munsi ahinduriwe izina, mu izina rya Yesu. Amen. Akira visa. Niko Imana iri kuvugana nanjye. Kandi hirya yo kwakira visa, Imana irambwiye ngo ikurinze akagambane mu kazi. Hirya y'akagambane mu kazi,
Imana iri kuvugana nanjye ko igiye kukubakira inzu. Ndabona ubukode mu busohotsemo. Ndabona wubakira inzu mama wawe y'icyitegererezo. Ko niko Imana ivuze, kandi Imana irambwiye ngo izaguha urugo rw'umugisha. Ndi kumva Imana imbwira ngo iguhaye umwuka w'ubwenge. Iyo ni Imana ibivuze. Tola sikata tobene wini mando destai. Imana kiri kumbwira ngo witandukanye bimeze bite? Bimeze bite? Mbere na mbere Imana irambwiye ngo witandukanye. Reka ndashaka guhanura nuje igihe cyo kwikebagura cyararangiye. Uramuha mikoro ntacyo muhe. Imana irambwiye ngo witandukanye, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo igiye kuguha amafaranga uzayakizwemo. Amen. Ikindi, wari umaze igihe kinini cyane uri kure y'umurimo w'Imana, sinzi ibyo wahugiyemo, ariko Imana irambwiye ngo ngera ujye mu murimo wayo guhindurira amateka. Ibyo ndi kukubwira ndi kukubeshyera. Oya, nakubeshya. Mbese uri kumva, mbese wishimye, urumva unezerewe? Shyira mikoro tuvugane, ntago ndi kukubeshyera. Urumva unezerewe kumva ukuntu uri kubona wicaye hano wongeye kuboneka mu nzu y'Imana? Wanakundaga n'Imana, waranitangaga ugakora, ariko dayimoni zarakwibye zirakujyana zikujyana hariya mu isi. Ntiwakoze ibyaha bibi cyane bikabije, ariko waragiye wihugiraho ukunda ubutunzi, wumva ushaka. Wari bukire se? Ntabwo byari gukunda. Warabubonye se ubutunzi? Ntabwo. Ko mbona bagukurikiza umwana wateye inda? Mvubwira ngo hoya ntayo nateye, ariko bihari icyo bintwaye. Ntayo. Imana rero ikurinze kubeshyerwa, kandi uyu mwana akaba uwawe. Mana nyihaye icyubahiro. Pelala Minister. Kandi hari umugore wabyifuje aravuga ati cyazamuka zamure. Ongera umfashe dukomere Imana amashyi menshi. Abashyitsi barimo hano ni bande? Muhaguruke muzamure haleluya. Abantu bateranye natwe ari ubwa mbere bari hano imbere, hano imbere. Rimwe kabiri gatatu, mukomere Imana amashyi. Abagabo disiyo. Rimwe kabiri gatatu. Iryo bere ndimo mbona nushaka urizamuriye ikiganza ntacyo bitwaye. Numvisha Imana imbwira ngo ivanyemo kanseri. Ikindi kintu ndi kumva Uwiteka ambwiye ngo the star bini for and star arishyuye. Ntago nzi ngo yishyuye bingana iki, ariko arakwishyuriye. Kandi ndimo ndumva Imana ivugana nanjye ngo igiye kugufungurira business, igiye kuvugisha abantu. Bashyitsi mwicariye turabakiriye mu izina rya Yesu. Kansaba abakozi b'Imana Agnes na Eugene bahaguruke bazamure haleluya. Abavuga butumwa twemera bakaba n'abayobozi ba hano. Uramuvuga butumwa yambwiye ngo pastor ngo mumpe ijambo. Yuri kurerwa ntagusaba ijambo, ahubwo uratozwa. Ukarindira igihe ahubwo uzaba ukenewe, kugeza igihe n'abantu bakubura muri iyi ntebe bakifuza ati ariko yagiye hehe? Amen. Ubu ngubu mfite akana kamaze kuba umuriro, ndakabura mu gitondo nkabaza ati ariko ntako mwamboneye, ariko ubundi ntabwo nyuma saa sita kaba kaje disi. Uriya muhungu Imana igaruye ubwenge bwe, icyo ni icya mbere. Ikindi, Imana ivanye nyatsi mu biganza bye.
ikindi Imana imuvanye mu mwuka wo kwigunga kuko afite igikomere yatewe n'umuntu nashaka kuvuga. Afite ukuntu yihebeye ahantu adashaka kuvuga. Numvisha Imana imbwira ngo ikugaruriye umwana kuko yari yaratwawe mu buryo bwo mu mwuka. Kutavugana nanjye ngo haleluya. Amen. Icara uvuge ngo amen. Reka dusabe n'aka gahungu kacu gatere haleluya. 1 2 3. Haleluya. Amen. Amen. Siwumva niba nawe umbwiye ko nkunda, bose baranyanga nta muntu n'umwe nkunda. Ubuje kumfungurira. Murankunda koko ye. Abashumba bararimaye. Abatwaza Bibiliya, bakabatwaza ibitabo, kabafungurira amazi. Hari n'ibyo nabonye bikorera bakabiterura. Ndumva Imana imbwira ngo itanze ubutsinzi muri iri teraniro. Ariko murabona ukuntu uyu munsi ntuje? Cyangwa ntabwo mubireba? Murabona ukuntu ntuje? Ndatuje. Nyeganyeza mugenzi mubwire ngo utuze nk'uko pastor atuje. Ugiye kwitaba telefone y'umugisha kandi y'akazi, niko Imana ivuganye nanjye. Imana igiye kugusohora muri iriya nzu, hari imizimu urarurwanamo nayo. Imana igiye kugutuza ahandi hantu h'umugisha, mu nzu nziza iryoshye, kandi uko niko Imana ivuganye nanjye. Kudahaguruka ngo uzamure haleluya ukirya di. Amadebo ugiye kugenda, ugiye kujya kubwiriza ahantu hagiye hatandukanye. Shaka pasiporo vuba, urumva? Urayifite? Itegure rwose, ugiye kujya kubwiriza muri ibi bihugu by'abaturanyi, ugiye kuvuga Imana ivumbi ritumuke. Amen. Iki wari uguye mu biganza by'uriya mugore. Imana ya Isiraheli hari ikintu gikomeye yagukoreye kuko ntiwari kuzigera utera imbere uri mu maboko ye. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi, Imana yakurinze igisebo gikomeye cyane cyamuturukagaho n'igisuzuguriro, avuga yuko byagucanze. Hari ibintu nashobora kuvugira hano kubera yuko detaya, ariko Imana irambwiye ngo niyo yahakuvanye. Kandi ndabona yandika message agusaba imbabazi, akubwira ati nsanze Imana wasenze niyo nakoreye itandukanye. Press for Chini Imana igiye kugukorera, igiye kuguhera umugisha mu maso ye. Yarakuzinze, yaraguhambire, yaragukanyaze, yarakudebone netando winima enestar. Ugiye guhaguruka muri uyu mujyi wa Kigali, ugiye kuba umuntu ukomeye, ugiye gukorera Imana. Azajya kubona ku mateleviziyo no ku ma YouTube, avuge ngo uriya ni we cyangwa se si we, kubera ko Imana idakora nk'abantu. Ubwo yakibagirwa ibyo wamukoreye n'imvune wagize, ariko Yesu we ntago yakibagirwa. Imana irambwiye ngo ije kukwibuka. Se kutavangwa haleluya, kutavangwa haleluya cyane, haleluya
fatanya nanjye tuzamure haleluya. Fata umuntu umubwiye ngo Imana iravuze ngo irakwimanye. Kadusabiye inkumi yaturutse ibyumbi dusuhuze. Abantu bamuzi mu gitondo ni bande? Ntawe uzavamo atanyweye, ntawe uzabuvamo atanyweye cyangwa se atariye, kuko Imana irambwiye ngo ibibura byose irabitanze. Ntuzagire n'umuntu ubwira ngo ntwerere, Imana izabyikorera. Raho kaguru karakize, kutambwiye se ngo mpamagara umbwire ati ndashima Imana ko akaguru kakize. Ariko mwagiye munkunda kuko mbakunda, munziza iki kumpamagara ka kaguru wasengeraga cyagiye karakize. Mama umva ukuntu Imana ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo yaguye uburyo bw'akazi, irakwaguye. Cyo ni icya mbere. Ikindi kintu Imana iri kuvugana nanjye ngo harabone sikatayinima enestai. Hari ibintu Imana igiye kwikorera kandi ikabishyira ku murongo. Hari umwana Imana igiye guha viza, ntibizakujyane kure, ni Yesu uzaba umuhaye agaciro. Ikindi ndi kumva Imana ivugana nanjye ngo hari imbaraga baterereza muzehe Uwiteka atesheje agaciro. Hari uburyo Imana igiye kumwibohorera. Ibyo mvuga uri kunyumva? Hari uburyo igiye kumwibohorera, kandi mu minsi 3 ugiye kwakira igitangaza, niko Imana iri kumbwira. 3 ingahe? Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu ugiye kwakiramo igitangaza cy'amafaranga. Ntago ari make. Kubera iki? Umaze iminsi ukora nta kintu ubona, nta kintu ufata, ibintu byaranze byose byariborotse, ariko Imana irabifunguye mu izina rya Yesu. Ko niko Imana ivuganye nanjye. Ibi ni ibanga ariko birababaje disi nubwo useka, ariko Imana ibikuyeho. Bene wene mano destiko taya bone fore. Ariko se man iri teraniro mfata pe, ndumva natangiye kunanirwa kubera ibintu mfite hano. Hala siko taya bone fo enesta. Ndabona wirukankana n'agaprote manje n'akantuza bakubaza ngo ugiye ngo nge muri uyu mugabo. Ari muri zanzu Imana imukuyeho igifungo. Ikindi Imana igiye kumuha akazi kumugisha. Ikindi cyo nibanga kuko urusaku rwakwishe ku Mana, ariko Imana iragikoze. Aravuza induru, arasakuza, akigira nkaho gabanya induru. Irongeye ibisome iravuze ngo iguhaye igishoro, iguhaye business, iguhaye icyo gukora mu izina rya Yesu. Ndashaka kuvuga gake uyu munsi, nta muntu ngongana nawe. Rata wari wongeye gusara ukirukanka ku gasozi, ariko Imana irambwiye ngo ntabwo uzasara. Ikindi Imana igiye kuguha akazi, hari amafaranga igiye kuguha. Ikindi bari baguhinnye wari ugiye kuba uwo mu nzu, Imana ibivanyeho mu izina rya Yesu. Papa Rufa ari hehe? Imana iguhaye akazi gahembwa neza kandi k'amafaranga menshi. Ndabona uri mugenda mu ikofi habyimbye, nawe uvuga ati ndi mu gihe cyanjye. Korari yakoze amasengesho ubabwira ati ntimugire ikibazo, ibyo kurya n'ibyo kunywa mu bibaze ngewe boss. Zamura haleluya.